cyane ya team cyangwa se ya management ya Bruce Melody, nawe arahabaye. Uramubona mubi cyane nawe rwose, nawe yahageze kare kugira ngo arebe umutekano bosi wiwe ngo arebe ese bihagaze bite. Ibi byose nibyo dukomeje kugenda kuko baratashye, nta babuze uko binjira muri BK Arena ni team ya Bruce Melody, babuze uko binjira kugira ngo bacurange, kugira ngo bakore essayage muri BK Arena. Ibi rero bikomeje kugenda bigarukaho, urabona ko rwose batashye uwabareyo. Ni timu ya Bruce Melody ubwo yarigeze kuri BK Arena, bahagaze inyuma gatoya rwose, mbaciyemo akanya ikintu kijyanye no kwinjira rwose cyabaye ingumi, dore ko barimo barakomplaininga bavuga bati bakeneye kujya gucekinga ibyuma ndetse bakinstara kugira ngo bitegure umuhanzi wabo aze guperforminga neza cyane. Rero haciyemo akanya bahagaze ahangaha, tuhageze ubona ko communication itangiye kugenda neza ndetse bitegura kuba baza kwinjira. Urabona ko batangiye kongera gusubira mu modoka kugira ngo binjire. Ni team Symphony Band irahari, kaza manager Claude arahari ndetse n'abandi, hari mubi cyane n'abandi bose baraharanga kugira ngo babe bakinjira muri BK Arena, dore ko haciye umwanya rwose bari inyuma yayo batarahabwa ikaze kugira ngo binjire bajye kuba batangira gutegurira umuhanzi iwabo Bruce Melody. Iyo ni timu ya Bruce Melody, nibo rwose bakaba bagiye gukora sound check. Nako sound check bagiye kuyikorera kuri Kigali Universe, gukorera muri Arena. Ku makuru tumaze kumenya nuko bitarimo koroha, bikaba bigiye kuba ngombwa ko berekeza kuri Kigali Universe bagakora check, ubundi bakaza kugaruka. Ku makuru tumaze kwakira ndetse rwose ubona ko bikomeje kugenda bihindura isura hano kuri BK Arena. Ubona rwose imodoka ya kabiri irimo bodyguard wa Melody ariwe mubi cyane, iyi imbere ikaba irimo manager Claude umuzi cyane ko azwi cyane nka manager wa Bwiza. Aka kanya rero bakaba bagiye guhaguruka hano bajya gukora sound check. Bimwe mu bintu rero bikomeje kugenda bigarukaho hano, abantu bibaza umuteguro uri ahangaho ukuntu uhagaze, mu gihe ku masaha rwose ubona ko ni ku isaha y'isa 7 zishyira saa 8 rwose, ubona ko umuteguro ukomeje kuba umuteguro hano kuri BK Arena. Urabona ko abashinzwe umutekano nabo batangiye kuhagera, ubona ko kampani zitandukanye zatangiye kwibrandinga kandi ibintu byose bikomeje kugenda bigenda neza cyane. Byose birimo biragenda bijya mu buryo bwose. Urabona ko harimo ya groupe mwabonye iri kwa Melody irimo iracuranga rwose amasaxophone ameze nabi cyane, ubona ko umuteguro ari wose bambaye imipira yanditseho 001. Byose bikomeje kugenda bisa naho bihindura isura by'umwihariko bijyanye no n'ibi bikorwa bigiye kuba, n'iki gitaramo kigiye kuba gitangiye kugenda kizamo utuntu bivuze ko mu masaha ari imbere biraza guhindura isura bijyanye n'uko bano bagabo bose ari abagabo binarumikwa muri iyi music industry. Bakomeza kugenda tureba rwose, ubona ko inzira zose, uburyo bwose bakomeje kugenda biganaho, bakomeje kugenda habaho ikintu kijyanye no gutegura byimbitse. Urabona ko security ya Melody yose irahari, bari bahageze rwose, buri kimwe cyose kiri ku murongo. Urabona ko yaba manager ni Claude nawe rwose ubona ko muri iyi minsi ari hafi cyane ya team cyangwa se ya management ya Bruce Melody, nawe arahabaye. Uramubona mubi cyane nawe rwose, nawe yahageze kare kugira ngo arebe umutekano bosi wiwe ngo arebe ese bihagaze bite. Ibi byose nibyo dukomeje kugenda dukurikirana. Urabona ko nawe rwose agiye mu modoka, buri kimwe cyose arimo arareba ko kiri umutekano kuri tight rwose,
umugabo uri seriye, birasa naho rwose uramubona rwose, bamwita Joshua, bose ni ushinzwe communication, itangazamakuru muri 155 AM ndetse na Kigali Universe. Urabizi ko Rugaju Rigani ari ubishinzwe. Akanya rero nibyo birimo birajya mbere. Hano hari ikintu bita umuteguro udasanzwe rwose, rero bakaba bahagurutse, urababona ikintu bita gutegura biri ku rundi rwego ahangaha rwose. Nimwe twumva by'amakipe ngo ikipe yasuye indi ku mugabane wa Afurika, kenshi na kenshi usanga ko baba bateguranye. Naha rero niko bimeze, birangiye bisubiriye mu rugo, baratashye, nta babuze uko binjira muri BK Arena. Niyo ni team ya Bruce Melody, babuze uko binjira kugira ngo bacurange, kugira ngo bakore essayage muri BK Arena. Ibi rero bikomeje kugenda bigarukwaho, urabona ko rwose batashye uwabareyo. Ni kuri BK Arena nk'uko uri kubireba, amasaha arimo aragenda agera kugira ngo igitaramo The New Year Groove cy'umuhanzi The Ben yatumiyemo Bruce Melody kibe cyatangira. Babona ko yaba bafite amaserivisi bakora, buri kimwe cyose bari kugenda bahagera kugira ngo bashyire buri kimwe ku murongo, nk'uko nawe ukomeje kugenda ubibona. Security imeze neza, ndetse urabona ko n'amakampani atandukanye yateye inkunga kino gitaramo yose akaba yamaze kuhatereka amabrand cyangwa se ibirango byabo kugira ngo igitaramo kize gutangira buri kimwe cyose kiri ku murongo. Rero nakubwira ko bikomeje kugenda bisa naho bihindura isura nyuma yaho team ya Bruce Melody isubiyeyo, yangiwe kwinjira muri BK Arena kugira ngo bakore checking y'ibyuma. Hakibazwa ese ni iyihe mpamvu? Ni communication itagenze neza? Ni wa muteguro tuzi muri football? Ese ni ibiki? Ibi byose bikomeje kugenda bigarukwaho, ubona ko atari ibintu rwose byari bisanzwe hano muri showbiz yacu. Hagati y'aba bagabo bombi bitangiye kugenda bisa naho bihindura isura. Ni bya bindi abantu bajya bavuga, batangiye kuvuga mu gutebya kwinshi ati bari kugenda uwabareyo, ariko ku makuru turi kugenda dufata nuko bishoboka ko bari kujya kuri Kigali Universe, bakaba bagiye gukora checking, bakaba bakumva neza niba ibyuma bityaye, bakaza bahita basoza gahunda. Kuko ugezemo imbere naho urasanga ko team The Band nayo yamaze kwinstall ibyuma, bakavuga bati rero ntabwo twebwe turaza gukunda ko muza gucomokora ibyuma, maybe ariko gahunda zimeze, ndetse n'umutekano rwose ubona ko yaba ku ruhande rwa team ya Melody, yaba ku ruhande rwa Ben naho nuko biri tight cyane, ubona ko buri kimwe cyose kiri kugenda gipangwa mu buryo bwacyo, yaba kuri management, ubwo ndavuga kuri management ya Muyoboke Alex, ukagaruka kuri management ya 155 AM. Ndabona ko uyihagarariye cyangwa se urimo uragenda hafi y'ibi bikorwa nta wundi ni Claude, muramuzi ko ari manager wa Bwiza, ndetse akaba ari yewe nyiri Kikas Music. Rero arimo arakorana bya hafi na 155 AM binyuze ku muhanzi wabo Bruce Melody, ndetse ubona ko by'umwihariko abantu ntabwo baratangira kuba benshi, ariko icyo nakubwira ko nuko buri umwe wese ufite icyo araza gukora. Ndabwo ndavuga bari mu maserivisi atandukanye, nkubwiye uburyo bari fit cyangwa se uburyo biteguye kuba batanga ibyishimo. Hano biraza kuba ari ibindi ku ibyishimo mvuga, nta bindi, gutanga serivisi nziza, kuza kwereka abantu baza mu gitaramo ko baraza kwinjira, byose bibiri ku murongo. Ahubwo igisigaye nuko buri wese nawe wahagera ubundi ukaza kwirebera ibijyanye nuko bano bagabo baza kutwereka show. Ubona ko byatangiye kugenda bihindura isura mu buryo bwose. Ndagira ngo ukomeze kugenda ubana natwe, rero turakomeza kugenda updatinga, turahari kugira ngo uze kumenya buri kimwe cyose kiri kujya mbere ahangaha. Ubundi ni Rwanda Trends, urakomeza dukurikira. Njye ndi Opa Jack, ahantu hose ubane natwe gatanu ku kandi.